ntukiruke inyuma ngo yo gushaka konekisiyo, ngo yo gushaka abaterankunga, ngo yo gushaka abantu mugomba kumenyana, ngo ubikore gutyo gusa, ahubwo ubaka ikintu kidasanzwe cyo kugira ngo ibyo bintu ushaka bibe. Burya umugabo udafite ikintu nawe yatanga, cyangwa se udafite uruvugiro, udafite agaciro, uterekana ko hari ikintu ashoboye, biragoye, nta kintu yageraho, ndetse nta n'abantu yabona bamwe b'ingirakamaro twita ngo tuziranye n'abantu bagufasha mu gihe runaka. Abantu benshi bakomeje gucika intege mu buzima kubera kureba imbere n'inyuma bakabona nta bufasha bafite, nta sapoti bategereje, kandi yareba hirya no hino akabona hari abantu bari kugenda bagera ku iterambere, ariko hari abantu babibafashijemo. Ugasanga umuntu kugira ngo agere ku byo yagezeho hari umuntu bari baziranye, cyangwa se ukabona urungano rwawe hari ubufasha bagenda babona butandukanye, yaba ubwo bakomora ku babyeyi cyangwa se ku muryango. Ukabona umuntu ari gupanga ibintu, afite imipango y'imishinga runaka, ariko afite konekisiyo, afite ahantu azakura ubufasha. Urangije kwiga ariko uri kubona wabuze aho uhera kubera ibishoro ari ibyibura na konekisiyo ari ntayo, mbese bikagucanga. Ndagira ngo nkubwire ngo rero, uretse ko ayo makuru ariyo ufite yuko abantu benshi babona sapoti, yuko abantu benshi babona ubufasha, ndetse akaba ari nayo makuru ugenda ubona hirya no hino, ariko hari umubare mwinshi bagira ikintu bigezaho, biteza imbere ubwabo, nyamara bahereye kuri zeru, nta n'ubufasha bafite. Uti bigenda bite rero? Aha ngiye kubabwira ibintu bigera kuri 6 uba ufite kugenderaho, ukabyitaho nk'uko byagaragajwe kandi bigahurirwaho n'abanyabwenge batandukanye, n'abashakashatsi ndetse n'abakire, abaherwe bagiye batandukanye ku isi. Nabikusanyije kugira ngo mbibagezeho uburyo watera imbere kandi nta bufasha ufite, ari wowe wenyine, ugahera kuri zeru, ibintu bikagenda neza. Ikintu gitangaje nuko burya wa muntu uhera kuri zeru, wa muntu uba witangiriye ibintu adafite ubufasha, burya iyo adacitse intege akagira icyo ageraho, aba wa muntu udasanzwe. Ntawe ufite wo kugufasha, ntawe uri bugutoze ibyo ukora, nta nshuti ufite yizeye iguhaye icyizere cy'ibyo uri gukora ko hari ikintu uzageraho, ntawe ufite wo guhamagara mu gihe ibintu byagukomeranye, mu gihe ubona ukeneye ubufasha. Just ni wowe gusa n'ibitekerezo byawe. Nufata umwanzuro mubi urahomba, nufata umwanzuro mwiza urajya imbere, ni wowe wenyine wipapa ukanimama. Abantu benshi rero bakunze guhita bagwa hano hantu, ariko kandi burya nutagira ikintu wubaka ubwawe, ntawe uzaza kukikubakira. Dore rero uburyo bwo gutsinda niba nta muntu ufite n'umwe. Ikintu cya mbere, ugomba kwemera ko nta muntu n'umwe ufite aho hafi, ndetse iyumvishemo yuko ari intwaro ugiye gukoresha, ndetse kuba uri wenyine, kuba nta n'umwe ufite, byiyumvishemo yuko ahubwo ariyo ntwaro ya mbere ugiye gukoresha. Rekeraho gutegereza ubufasha butari buze, udateze no kubona. Burya igihe cyose uzemera ko nta muntu uri buze kugufasha, uzarekera gutakaza imbaraga ushaka abo bantu kandi ntabahari. Burya kuba udafite ubufasha bivuze ko nta n'abatoza ufite bakumenyereza banagufasha muri iyo plani ufite. Ntawe ufite wo kubwira ibyo uri gucamo. Kuba ntawe rero ufite uguha ibitekerezo, ahubwo bifate nk'intwaro, kuko ubwo nta n'uhari wo kuguhagarika. Ntawe uhari, buri ntambwe yose uteye ni wowe ubwawe. Ibi rero nushishoza neza ntago ari bibi, ahubwo bivuze ko ufite icyo bita total freedom, ufite ubwigenge mu bintu uri gukora. Kandi buri mugabo wese ni umugabo ugomba kuba afite ubwigenge, niwe mugabo wa nyawe. Bivuze ko rero fatirana ayo mahirwe, ibintu byose bimeze sawa. Icya kabiri ugomba kwitaho, genda bucece bucece mu mipango yawe yose ufite. Rekeraho kubwira abantu icyo urimo urubaka,
rekera kubabwira icyo uriho. Burya igihe cyose uzatakaza umwanya uri kubwira abantu plani zawe, ibyo uriho, imipango y'ahazaza, menya ngo uri gutakaza imbaraga ahubwo zakagufashije mu kubyubaka. Ngira ngo nigeze no kubibabwira muri video nakoze, burya iyo uri kubwira abantu imipango yawe y'ahazaza, muri wowe uhita wiyumvishamo yuko ni ibintu byikora automatically. Uhita wiyumvisha ko uburyohe wari kuzagira, ibyishimo wari kuzagira ubwo umushinga wawe uzaba utangiye kwera imbuto, wumva ubufite ako kanya kandi nta kintu urageraho kubera kubivuga gusa. Ibyo rero bikagenda biguca intege kubera ko wumva hari ikintu wagezeho kubera kuvuga gusa, ntago aba ari ibintu byiza. Ujya kubona rero ukabona birangiye bya bindi utabigezeho, ugatahira gushimishwa no kuvuga gusa. Ikintu gitangaje rero nuko burya abantu uzabibwira, uzabwira umupango wawe, uzabwira proje uriho, umubare munini ntago bazaguha courage. Oya, icyo bazakora bazatangira bakubaza ibibazo, bazakwibutsa riske ugiye gufata, bazakwibutsa riske ziri mu byo ugiye gukora, bazabiba imbuto mbi yo gushidikanya muri wowe, kandi ibyo ngibyo ntago ari ibintu ukeneye. Oya, genda bucece, kora utuntu twawe wipoweye wicecekeye, reka umusaruro wawe ugenda ugaragara umunsi ku munsi ari wo ukuvugira. Ubundi ibingibi nibyo byakaranze umugabo nyamugabo. Ikintu cya gatatu rero ugomba kwitaho, ibere coach. Nta muntu uhari mugiye kwicarana ngo akubwire icyo gukora, ngo akwigishe, akuyobore. Uwo muntu ntawe uhari. Rero iyicaze wiyigishe, soma ibitabo, n'ubundi ubwo bumenyi yari kuzaguha nawe niho yabukuye. Icara usome ibitabo, ushaka ubumenyi, ndetse unakurikira ibiganiro tukugezaho kuri iyi channel Ibanga Entertainment, kuko hano tugenda twungurana natwe ibintu byinshi dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Nawe icara wibaza ibibazo, urebe neza koko yuko uri mu murongo wa proje yawe. Uti ese ibi nzabikora mu buhe buryo, nzabikora igihe kingana gute kugira ngo bitangire bibyara umusaruro, nzifashisha iki, ese nzabikura hehe, ese nimpuramo na challenge nzabigenza gute kugira ngo nkomeze urugendo. Mbese nawe ubanza utekereze ku buryo uzaba utangiye ufite ibisubizo byose. Kuvuga ibisubizo byose ntago ari ukuvuga ngo uba ufite buri kimwe cyose, cyane ko buriya iyo ugiye gutangira experience, buriya ntibazakubeshye, uyibona ikintu wakigezemo, ntago uyibona mbere. Kwa kundi umuntu ajya atinya gutangira ngo ubuse ngo ko ntabimenyereye, ngo ubuse bizagenda gute. Oya, wowe banza urebe ko ufite ibyibanze, ufite nkenerwa, wasuzumye neza, ariko ibigendanye na experience ubibona neza 100% ari uko watangiye. Gusa icyo wenda wakora, wakwibaza ni bya bibazo wibaza iyo ugiye gutangira business. Nibyo hano batubwira. Wenda nzabakorera ikiganiro cy'umwihariko kuri ibyo bibazo wibaza iyo ugiye gutangira business. Kora uko ushoboye rero, ugume kuri urwo rwego. N'ubundi iyo uza kuba ufite mentor cyangwa coach, umuntu ugufasha, yakagushatseho. Kora ibishoboka byose urwo rwego ubu ruriho, kubera ko ugomba kujuwa izo role zose. Ugomba kuba coach, warangiza ukaba n'umukinnyi, ukaba usunika, warangiza ukaba usunikwa mu gihe kimwe, ukaba wa wundi utemera impamvu iyo ari yo yose ituma uhagarika proje, ituma uva ku bintu ukwitinga, ndetse ukaba na wa wundi utagomba kwemera iyo mpamvu iyo ari yo yose yatuma uhagarara. Icya kane rero, hindura ubwo buribwe ufite, ubuhinduremo imbaraga, ubuhinduremo essence, ubuhinduremo power. Kuba uri wenyine ni ibyanyabyo, kuba nta muntu ufite, kuba abantu baragutereranye ni ibyanyabyo, kugira ahantu komanga ese wenda ukabona ntibivamo, nabyo ni ibyanyabyo. Ibyiyumviro ufite byo kwiyubaka, uri hahandi nta n'umwe ukureba, nabyo ni ibyanyabyo. Hangana n'ubwo buribwe, hagarara nk'umugabo. Fata ubwo buribwe n'ubwo busharire byose ubyegeranye, ubishyire mu kazi, ubishyire ku murimo. Reka iyo yonyine
ibe impamvu ikubera impamvu yo gukora ikidasanzwe. Ndabizi cya gihe uzagera hahandi ibintu wabigezeho utarigeze ucika intege, ni wowe muntu ubundi uzajya wiyumva nk'umugabo nyamugabo, nk'umuntu wakoze ikintu agikuye mu maboko ye. Burya umugabo wiyubatse aciye muri byinshi niwe mugabo, niwe uba uzagira inkuru yo kuvuga ya nyayo, abantu bose bakamutega amatwi ndetse bagaca bugufi. Ikintu cya gatanu rero, ubaka protokole ya buri munsi itajegajega, kandi iyo protokole, ibyo bintu ugenderaho bya buri munsi bifate nk'amategeko. Narabibabwiye, burya na bano bantu ureba, bano baherwe ureba ba Jeff Bezos, Jack Ma, Elon Musk n'ibindi byamamare, bamwe bagiye bagira icyo bigezaho mu buzima, baba bafite gahunda y'umunsi itajegajega. Menya ngo niba wapanze ikintu, niba wapanze gukora ikintu umunsi runaka ntugikore, burya mu gaciro uba utakaje ibintu byinshi cyane. Jya umenya ngo buri saha ndakoramo iki, umunsi urajya kwira nkoze ibintu bingana gutya, apana ibintu byo kubyuka ugahita wirukira kuri social media cyangwa se ugakora ibindi bintu bitapanzwe. Ni amakosa akomeye cyane cyane ko buriya abahanga ndetse bagiye babyandikaho mu bitabo bigiye bitandukanye, burya kirazira kikaziririzwa kuryama udafite gahunda y'ejo. Niho ibintu bya parapara niho bihera, ukabyuka wumva nta gahunda, umunsi ukarinda wira ukoze ubusa. Aha rero batubwira ko icya mbere nta boss uba ufite, nta timu mukorana yo kukwibutsa ufite, nta muntu uri bubaze niba hari ikintu kitakozwe, nta muntu uri bubibaze uretse wowe ubwawe. Ni wowe rero gihimba cya buri kimwe cyose cy'ibyo uzageraho, cya poroje yawe. Niyo mpamvu ugomba kubyitaho nta kujijinganya, nta no gutakaza isegonda. Irinde ibintu kandi byo kuvuga ngo iki kintu nzagikora ejo, ngo ejo nabwo hari umwanya. Oya, ibyo bintu byirinde. Niba ari wowe wiha amanota, niba ari wowe wikorera ibintu byawe byose, haranira kuba uri hejuru. Burya rega, iyo hari ikintu wakoze, iyo uwo munsi wumva koko wowe ukoresheje uko bikwiye, nawe ubyiyumvamo kandi ukaba proud yabyo. Burya nta kintu gishimisha nko kuba umunsi wawukoresheje uko byagakwiye, mbese wawubyajije umusaruro, uba wumva nawe uri proud. Rero kuri gahunda wapanze, kuri gahunda y'ibintu ukora buri munsi, ntukagire ikintu usimbukamo ngo uzagikore ejo. Ni amakosa. Icya gatandatu rero kinarenze cyane, kinakomeye, ntukiruke inyuma ngo yo gushaka connection, ngo yo gushaka abaterankunga, ngo yo gushaka abantu mugomba kumenyana, ngo ubikore gutyo gusa, ahubwo ubaka ikintu kidasanzwe cyo kugira ngo ibyo bintu ushaka bibe. Burya umugabo udafite ikintu nawe yatanga, cyangwa se udafite uruvugiro, udafite agaciro, uterekana ko hari ikintu ashoboye, nta kintu yageraho, ndetse nta n'abantu yabona bamwe b'ingirakamaro twita ngo tuziranye n'abantu bagufasha mu gihe runaka. Uba umeze nka wa mugabo ujya mu birori agafata nimero z'abantu batandukanye runaka zitazagira icyo zimumarira. Rekeraho kwiruka ku bantu, banza wubake ikintu gifite agaciro, ubaka ikintu gikomeye ku buryo buri muntu uwo ari we wese nta hantu yahera ahakana ko icyo kintu gifite akamaro, ndetse ni naho uhera nawe uba uw'ingirakamaro. Ndetse icyo gihe abantu ahubwo abo ngabo wita ko bakomeye bazatangira bakugane, bagende mu nzira zikugeraho. Burya rukuruzi ntago ari yihiga icyuma, ahubwo icyuma gihiga rukuruzi. Nicyo gihe rero ngo ube rukuruzi. Burya umugabo ugeze ku ntsinzi wenyine ntago aba ari ubukire gusa yubatse, oya, ahubwo aba yubatse ikindi kintu cy'akataraboneka kibonwa hake cyane. Aba yubatse ubumenyi butajegajega, kandi ababikoze nta n'umwe w'umuhereza yari afite. Ubwo bumenyi rero ntiwabugura, nta n'ahantu wabuhabwa, buba bufitwe bugirwa n'umugabo wenyine wabukoreye.
mu gutuza agaceceka agakora ibintu bye atuje ndetse no muri struggle mu gihe kirekire nta n'umwe ureba bose bahuze agahita yigaragaza. Uwo mugabo rero ni wowe. Komeza urugendo. Bye, ciao ciao. Ntiwibagirwe gukora subscribe.